ucukure n'ugusesa gato wacukuye hasi yego umuti ni muri ruvuga ko batari kubona ntawe wari kuzajya gukosora munsi y'intebe niyo yakubura gusa ntiyamenye uri muki uri mu gashashi ishashi harimo agacupa nagashyize mu ishashi impamvu nagashyize mu ishashi ni ukugira ngo ubutaka butonona cya gikombe hakazamo imungu yego hari n'ukundi nagenze mu ishashi kugira ngo hatazajyamo ubukonje bwinshi cyane cyangwa ubushyuhe bwinshi cyane ibyo ni iby'abaganga agacupa rero karaho ukakanzanira ntuzakamene ntuzagate uzakanzanire kugira ngo njye nkangize ni ukuvuga ngo ninjira mu nzu iyo ntebe ndende nzayegura nicukure munsi y'intebe hagati yego ntabwo ari ugushujura ni ugusesa gutya haroroshye ugahita ukuramo ako gashashi ukakanzanira mbere y'uko hari ikintu wakora nzabanze nkukuzanira uzabanza uwunzanire nyine kugira ngo mwonone ntuzawujugunye ubanza uwangiza mfite uburyo nzawangizamo nanjye kandi hari ikindi zawukoresha ubwo rero nimara kugerayo ngeze hari aho hafi y'aho mwabaga ndaguhamagara ariko urampamagara hanyuma undangire neza n'uburyo wamfasha kugira ngo nkubwire aho umerereye ugende undangira aho nakatira kugira ngo bari abahungu nanjye bamfashe noneho niba bagenda bavanaho akaboko bavanaho n'akaguru sinzi imana yabankiza ukuri nuko rero urumva nta yindi ntumwa ubikore gutyo ariko mbere yo kwinjira urabanza uhakikishe ko bari kure ibyiza rero wagenda nk'ubu ugacungana ukareba niba bagiye uhari nibyo byadufasha nkamenya ngo baragiye ariko ngiye ngafungura inzu bakansangamo kamarade uri hariya noneho ngira ngo yambaga ndi muzima amagambo yavugaga ushize barimo kuntaba nakagwaye agafunguzo ndagafite nakabiyego ariko ngomba kuzana uko byagenda kose kandi ntaza nkaho kuza karibu afande mukomere murakunze ndeba paka inzu nk'igisafari nari ngiye hari ahantu nari ngiye ariko gato ntabwo ndi butindi amahoro se ni amahoro nazo twaba tubagendereyeho bacuze ko twamaze kuguha karibu ni amahoro ariko namwe ni amahoro mu kazi biragenda bya bindi byacu bisanzwe icyo cyakwica n'umuntu bya bindi byacu bisanzwe hari ikintu mvuga twaganiraho gato kugira ngo mu gihe gishize hari igihe twaganira nkubwira ko nashaka kubaza byibuze bwo byakunda ko uyu munsi ababyeyi banjye cyangwa bacu bitabye Imana ariko aho bashyingura hazi byibuze ku buryo naho umuntu nimba umuntu abuze hamwe yafatira ahandi ku buryo umuntu agenda agashyiraho indabyo naho wenda afande bakunzi ba filime INZIRA YU'UMUSARABA S3 ni ibiki uriya musaza papa Kamarade abashe kuba yadukorera muri ino filime yacu aho abashe kuba yarangira Rugema umuti wa nyawo aho yawushyize umuti wa kabiri iribagiza yaragiye kuba yanywa byose tugiye kuba twabirebera hamwe rero nimba ubashe kuba wagera hano kuri ino channel bwa mbere kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe tunenge uyu musaza papa Kamarade kubera ko agiye kuba yadukorera ibintu bitari byiza cyane hano muri filime INZIRA YU'UMUSARABA kandi twagiye tubonamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ngiye kuba nakubwira ibintu bigiye kuba byaza muri episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi kandi mumaze kubimenyera ko iyi ariyo channel y'ukuri ibagezaho ibintu bya nyabyo muzabanze munabirebe kugira ngo mwemere ko ari ukuri niyo ifite abasubscribe benshi niyo ibirambyemo rero jya ubasha kuba wasobanukirwa uciye kuri ino channel hari abantu benshi babashe kuba batwiyitirira ugasanga barimo barababeshya ariko hano twamaze kuba twabona ko ariyo channel y'ukuri yizewe itangirwamo amakuru aba yatambutse muri filime INZIRA YU'UMUSARABA nawe rero ntuzongere kuba wayoba
rero Rugema babashe kuba bamurangira umuti wa kabiri IRIBAGIZA yari kuzaba yanywa. Ese IRIBAGIZA azanywa iki? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe muri ino episode tugiye kuba twareba, kubera ko twabonye ko uriya musaza noneho ibintu abashe kuba yadukorera muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Twari tumaze iminsi tutabakorera filimi, ariko uyu munsi tugarukanye filimi irimo agashya gatangaje, kubera ko ibintu bigiye kuba byaryoha kuri uno munsi. Tutazongera kuba twabatenguha kubaha filimi, ariko uyu munsi filimi yanyu ibashe kuba yahagera, nubwo yahageze itinze ariko iraje. Ibintu bigiye kuba bimeze bite rero muri episode igiye kuba yakurikira? Ibintu ngiye kuba nakubwira ukuntu bigiye kuba bihagaze. Rero nimba ubashe kuba wagera hano bwa mbere, ukaba ubashe kuba wakumva biriya bintu Papa Kamarade abashe kuba yadukorera, abashe kuba yarangira Rugema umuti, akabasha kuba yajya Rugema akaba agiye kuba yawutora, ariko dusize Rurangirwa muri episode irangiye aje kuba yabaza Rugema ahantu baba barashinguye ababyeyi babo we na IRIBAGIZA. Se Rugema araza kuba yasubiza iki? Byose tugiye kuba twabirebera hano muri filime Inzira y'Umusaraba. Rero icyo usabwa no gukanda subscribe, warangiza ugatanga n'ibitekerezo, nimba nta n'igitekerezo ufite ugashyiramo emoji y'umutima wo hasi muri comment, kugira ngo turebe ko kuri uyu munota tuba turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira, bakabasha kuba basobanukirwa buri kimwe kivugwa hano muri filime Inzira y'Umusaraba n'ibigiye kuba byakurikira, kubera ko hagiye kuba hakurikira ibintu byiza cyane bigiye kuba byabasha kuba byashimisha abantu benshi. Ese IRIBAGIZA we bimeze bite? Byose turaza kuba twabireba. Ese Cyusa na wa mukobwa bavuga yateye inda, ibintu bimeze bite? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Rero ntubashe kuba wacikwa ibi bintu byose tugiye kuba twakubwira hano muri filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko hari ibintu byinshi twabashe kuba twabategurira, kandi filimi yacu igiye kuba yajya isohoka buri munsi, nimukajye mubashe kuba mwacikwa. Tugiye kuba twababwira ibintu byinshi byabashe kuba byayiranga, byabashe kuba byaba byiza cyane. Ese Isimbi uriya mwana koko atwite n'uwa Cyusa? Rero abamaze kuba basobanukirwa, uriya mwana Isimbi atwite ntago ari uwa Cyusa, ahubwo ni uw'umugabo yari yaragiye kuba yashaka. Abasha kuba yashaka umugabo w'umukene, agezeyo abona ari kuba mu buzima bubi. Noneho ntago iriya nda Cyusa ari we wigeze ayitera, ahubwo amaze kuba nta gusobanurira umuntu wayimuteye yuko ari umugabo w'umukene yagiyeyo barashakanye. Muri kino gihe mubonaga hano muri ino filimi niho yari yarabashe kuba ajya kuba yabana nawe, abona uwo mugabo abayeho mu buzima bubi cyane, niko guhita agaruka hano kwa Cyusa. Rero abantu benshi murimo muribaza ati uriya mwana koko Isimbi atwitiye aba ari uwa Cyusa? Rero n'ibyo ngibyo ntago ari uwe. Mumaze kuba mwasobanukirwa. Nimba umaze kuba wasobanukirwa, jyaho hasi muri comment uvuge ati ndabimenye, kubera ko Isimbi ashaka kuba yavanga umubano wabo we na IRIBAGIZA, ashaka kuba yatandukanya Cyusa na IRIBAGIZA, ashaka ko uriya mukobwa Isimbi ashaka ko yabana na Cyusa, niyo mpamvu arimo aramushyiraho inda itariye. Uri kumva ko rero ibintu bitangiye kuba byahindura isura hano muri filime Inzira y'Umusaraba. Tugiye kuba twakurikira kuri Rugema. Se Rugema araza kuba yakora iki ko uyu musaza wa IRIBAGIZA abashe kuba yagera hano mwa runo rugo? Agiye kuba yamubeshya ngo iki? Byose nabyo tugiye kuba twabireba hano muri filime Inzira y'Umusaraba. Rero nimba ubashe kuba wagera kuri uyu munota ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, banza urikandeho kugira ngo tuzajye tubasha kubana noneho ibintu bimeze neza, noneho musobanurire ikintu ku kindi. Kandi hano twabanje kubona ko tunakuramo amasomo akomeye cyane abasha kuba yadufasha mu buzima busanzwe, akabasha kugira ikintu yakugezaho nawe nimba ugeze hano bwa mbere. Hano tubasha kuba twakuramo amasomo muri ino filime Inzira y'Umusaraba, abasha kuba yakwigisha ukabasha kuba wamenya ukanasobanukirwa. Rero Rurangirwa yarabajije uyu mugabo Rugema aho ahantu yaba barashyinguye ababyeyi be, kubera ko ari we wareze IRIBAGIZA, akabasha kuba yamurera akabanza kuba yakura. Ariko mwibutsa ko Rugema ari we wishe ababyeyi ba IRIBAGIZA. Ese ibintu bimeze bite hano kuri iyi episode? tubashe kuba twagera naho ibintu bigiye kuba byaba ibindi bindi, kubera ko uyu musaza wa IRIBAGIZA aje noneho yambaye imyenda ya gipolisi, niyo mpamvu mubona Rugema arimo atitira. Ariko twabonye ko uriya musaza Papa Kamarade abashe kuba yarangira umuti wa nyawo Rugema, akabasha kuba
yamurangira ahantu uri, akaba amubwiye ko uri mu cyaro, akaba amubwiye ko yawucukuriye akaba uri munsi y'intebe. Ese iyo ntebe ni iyihe? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Ese Rugema arabasha kuba yahagera? Byose ni hano kuri ino channel uzajya ubasha kuba wasobanukirwa. Ese Rugema nagera mu cyaro agahura na ba Kamarade ndetse na Emile arabyifatamo gute? Ese Iribagiza azabasha kuba yabona uyu muti? Uri kumva ko ibintu byose bigiye kuba byaryoha hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, bigiye kuba byaba byiza kurushaho. Banza utange ibitekerezo ubundi aho hasi muri comment, ubundi nkubwire buri kintu cyose kigiye kuba cyakurikira muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Ibintu bigiye kuba byaba kubera ko atari ibintu bisanzwe. Iyi filimi igiye kuba yazana andi matwara. Twari tumaze iminsi tubategurira filimi Inzira y'Umusaraba kugira ngo mubashe kuba mwaryoherwa. Rero abantu mwibazaga ikibazo cyaba cyabaye kuba mutarabonye episode ejo, umunsi w'ejo ibintu byari byabaye, uyu munsi mugiye kuba mwabibona. Ibintu bigiye kuba byaba byiza cyane. Twari tumaze iminsi turimo turayitegura neza kugira ngo muzabashe kuba mwasobanukirwa. Ariko uriya musaza Papa Kamarade abantu bose tubanze tumunenge tujyaho hasi muri comment, kubera ko ibintu akoze ntago ari ibintu byiza cyane, kubera ko Iribagiza atazabasha kuba yabona umuti wa kabiri, ahubwo uyu musaza ashaka kuba yawangiza. Rero mubanze mujyaho hasi muri comment mubashe kumugira inama, kubera ko umuti Rugema namara kuba yawubona akawukura mu cyaro aho ngaho ba Kamarade ahantu bari, aho bawurinze ntago bazi ko ariho umutiri, ntago bazi ko uri mu butaka. Ariko Rugema amaze kuba yamenya ko umuti uri ahantu mu cyaro mu butaka mu nzu ba Kamarade barimo, ariko ba Kamarade ntago barasobanukirwa ibyari byo. Ese ibi bintu biraza kuba byagana hehe? Aho Iribagiza yaba agiye kuba yahomba umuti wa kabiri, ariko byose turaza kubimenya, kubera ko ukuri niko gutsinda. Iribagiza agiye kuba yazabona uyu muti, ariko azawubona bigoranye, kubera ko uyu musaza ibintu adukoreye ntago ari ibintu byiza cyane. Nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, mubanze mumugire inama, mutange ibitekerezo kugira ngo iyi filimi izarushaho kuba yaba nziza. Murambabwira ati ibitekerezo byanyu bari ingenzi hano kuri ino channel yuko tubasha kuba twabibacishiriza muri filimi Inzira y'Umusaraba. Ese murifuza ko Iribagiza yazabona uyu muti wa kabiri, cyangwa murifuza ko Rugema ariwe wawubona akawuzanira uyu musaza akawangiza? Rero ibitekerezo byose turaza kuba twabisoma, turaza kuba twabakorera ikintu muraza kuba mwatangamo ibitekerezo muri benshi, kubera ko iyi filimi igiye kuba yaba iyindi, kubera ko Iribagiza atabonye uyu muti ibintu byaba ari bibi cyane. Rero niyo mpamvu mbabwiye ati mubanze muhitemo uburyo iyi filimi iraza kuba yagenda, ibintu biraza kuba byagenda. Rero ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Rugema araza kuba yasobanura iki kugira ngo abashe kuba yacogoza uyu musaza wa Iribagiza asubire aho yaravuye? Ese arajya kuba yakerekana ahantu baba barashinguye ababyeyi ba Iribagiza ndetse n'uyu musore? Byose twamaze kuba twabibona yuko Rugema atangiye kuba yagira ubwoba. Bwa mbere agize ubwoba, ese arerekana hehe? Ariko uriya musaza Papa Kamarade twabonye ko yabonye uyu musore, kubera ko yatinye ko yamumenya, akabasha kuba yakikoresha hasi, akiteresha akantu hasi, akavuga ati uyu ni umwanda, reka mbanze ngiye kuba nawe jugunya, akabasha kuba yacika uyu musaza wa Iribagiza. Ariko uyu musaza wa Iribagiza aragera aho ngaho abashe kuba yamuvumbura. Namara kuba yamuvumbura arahita amenya ko ariwe dogiteri witaga ku muryango w'iwabo. Ariko se kubera iki uyu musaza arimo akwepa uyu musore? Byose tugiye kuba twabibona. Nuko uyu musaza ariwe wakoraga hariya kwa bari Iribagiza, ariwe umuntu wari inshuti y'umuryango w'ababyeyi w'uyu musore ndetse na Iribagiza. Niyo mpamvu niwe ubashe kuba yabagambanira, niwe wari ufite umuti wa kabiri yakarahaye Iribagiza kugira ngo abashe kuba yakira, ariko abashe kuba yabagambanira kuri Rugema kugira ngo batware imitungo y'iwabo y'uyu musore ndetse na Iribagiza. Rero uyu musaza na Rugema bari muri deal nini ikomeye cyane yo kuba yabagurisha imitungo yaba Iribagiza, bakabasha kuba babarya imitungo yabo. Uri kumva ko ibintu bitangiye kuba byaba byiza. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota, nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe kugira ngo uzajye ubasha kuba wasobanukirwa hano byinshi.